ubuzima bwanjye buba ububata bw'urumogi n'itabi n'inzoga nazo nari narazitetinze mbere kubera ko mu rugo twaranazicuruzaga n'itabi nyine nuko nguko. Ubuzima bwanjye bwatakaraga mbubona, hari ukuntu utakaza ikintu kibona ariko ukabona nta mbaraga ufite zo kugira ngo kigarure. Uwo munsi rero cyangwa se icyo gihe nari meze gutyo, ntabwo nari mfite imbaraga zo kuba navuga ngo ndava ahangaha ndajya ahangaha, kuko nta na vision nari mfite, nta cyerekezo, gahunda ko ari gukina umupira no kwinywera urumogi, nta kindi. Rero ndi umudendezo, ndashimira Imana ko ntakiri imbata y'icyaha, ndashimira Imana ko Kristo yankuye mu bubata bw'icyaha, ndashimira Imana ko uyu munsi ndi umudendezo, ndashimira Imana ko nafite n'ejo heza hanjye hazaza. Nimba Imana yaranshoboje nawe yagushoboza. Ushobora kuba utarakizwa, nagushishikariza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Sendashonga Lionel, ndashimira New Generation for Revival kumpa umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo dusharinge ijambo ry'Imana ariko binyuze mu buhamya. Rero ngiye kubasangiza ubuhamya bwanjye ukuntu nakijijwe. Nakuze n'ubundi ntazi Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'uko sometimes nyine abana bamwe na bamwe hari abakuriye mu miryango ikijijwe. Njye ntabwo nakuriye mu muryango ukijijwe. Nakuriye mu muryango papa na mama badakijijwe. Hanyuma ngeze nko mu wa gatatu, ntangira mu wa kabiri primaire no mu wa mbere ntangira kujoininga groupe bita abaskuti. Nk'uko abantu imiryango myinshi hari ukuntu imwe n'imwe ikurira muri katolike, natwe rero twakuriye muri katolike gutyo. Hanyuma tujoininga abaskuti, tuba mu mantuza amwe namwe, hari amagroupe bagiramo bitwa ngo imbogo, abandi bitwa ngo basashemu, abandi ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma mu wa kabiri secondaire nako primaire twabaga Gikondo, tuza kwimuka tuvayo tuza Kimironko. Icyo gihe rero naje niga mu wa gatatu primaire. Nakuze rero nkunda umupira cyane, numvaga ko nzaba n'umukinnyi, numvaga ariyo hobby yanjye, career yanjye numvaga ko izaba nyine foot, kandi rwose nari nanawuzi, narawukundaga. Hanyuma rero nihuse ngeze mu wa gatanu primaire nibwo bwa mbere naje gutestinga ikintu bita urumogi. Ukuntu narutestinze ni gute? Hari ukuntu kwa gatanu twagiraga gahunda yo gukora isuku mu ishuri nk'abanyeshuri. Hanyuma umunsi umwe turi kugenda tujye gushaka ibikoresho byadufasha ko twakora isuku mu ishuri, sinzi ukuntu nagiye kubona gutya abantu twari turi kumwe bari hepfo ahantu mu gashyamba, ngiye kubona mbona bari gukurura ibintu bimeze nk'imyotsi. Ubwo rero mba ndabajoininze, nsanga nyine bari gukurura utuntu tw'utwotsi, mba ndabegereye nsanga n'urumogi. Nta nubwo nari nzi ko ari urumogi, ariko ndavuga ati mwamayeho mani, bampaho. Mba ntangiye gutestinga. Kuva uwo munsi nibwo natangiye kunywa urumogi. Hari 2005 niba atari 2006 nimba nibuka neza, ariko ni 2005. Icyo gihe nigaga mu wa gatanu, nimba nibuka ni mu wa gatanu. Hanyuma umwana icyo gihe nigaga nari mfite nk'imyaka 12 se cyangwa 12 niba atari 11, kubera ko ntabwo mba nibuka imyaka neza. Hanyuma icyo gihe nibwo natestinze urumogi, ndarunywa. Ubuzima bwanjye buba ububata bw'urumogi n'itabi n'inzoga nazo nari narazitetinze mbere kubera ko mu rugo twaranazicuruzaga n'itabi nyine nuko nguko. Noneho nk'uko natangiye mbabwira ko nakundaga umupira, twanajyaga mu kibuga twanywera urumogi. Byari bigoye ko rero mwana dutsinda cyangwa se n'abo twari turi kumwe bose abenshi twabaga twanywera urumogi. Rero urabona umuntu wanywera urumogi ukuntu aba ameze, aba ari nk'ikihebe. Twari dufite rero mind yo kumva ko nimbura baro ndakurya nyine no kugupituwa. Hanyuma rero sinzibagirwa ukuntu nari ndi mu buzima butanejeje, kubera ko mu by'ukuri nuvaga uwo munsi nyine nezerewe, ariko mu by'ukuri ntabwo byari binejeje. Umwana wo mu gatanu primaire ufite imyaka nka 11 se cyangwa 12 watangiye kunywa urumogi n'inzoga n'itabi, uri muri ibyo bintu, ntekereza ko umubyeyi ataba yishimye, nta nubwo aba ameze neza. Ariko mu rugo ntabwo bari babizi, ntabwo mama yari abizi na papa ntabyo yari azi.
nubwo papa na mama icyo gihe wenda batari bakijijwe, papa we ningwiraga agatabi rwose n'inzoga. Hanyuma umunsi umwe mu rumogi kabisa sinakuramo imbuto. Urabona mu rumogi habamo ikintu bita imbuto, ntabwo nakuyemo imbuto. Noneho mara icyumweru cyose umutwe uri kundya kuko nararunyweye ewana sinakuramo imbuto. Hanyuma mara icyumweru cyose umutwe uri kundya, umutwe ahangaha wari uri kundya ku buryo ntashobora kugira gutya, biragenda biragira. Noneho nari ndimbata pe, nari ndimbata y'urumogi. N'urumogi narwo nanyweye cyane birakurusha n'inzoga, kuko ntabwo nashobora kujya mu kibuga numva ko ntarunyweye, kandi ko yararunwaga kandi nkatanga result ibitego nkabitsinda rwose byinshi. Hanyuma umunsi umwe 2007 nza kujoininga muri itorero bita Restoration Church, kigero ry'abagaha bita Kasabonita. Nkumva ubuhamya bw'umupasiteri cyangwa se apotre witwa Masasu. Nkumva uburyo yakuze, avuga ngo yakuze nawe ari umusinzi, ari umuntu w'umusambanyi, ibintu nk'ibyo ngibyo, agatanga testimony cyangwa se ubuhamya bw'ukuntu yakijijwe. Nkumva ari njye ari kuvuga, base birashoboka ko umuntu yava mu bata agahinduka. Ntabwo nabyizeraga, numvaga nyine nta mbaraga mfite, numvaga ntafite ubushobozi bwanshoboza kuba naba uw'umudendezo. Hanyuma 2007 numva ubutumwa ndabikerensa, ndakomeza n'inguriro urumogi rwanjye, itabi ryanjye, inzoga zanjye. Kandi icyo gihe ni nako n'ubuzima busanzwe, yaba mu mwuka, mu mubiri no mu bugingo, niko nari meze nabi, kubera ko nari umuntu ugira umujinya cyane, kubera ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, umubiri n'ubugingo. Mu mwuka ntabwo umva nari narapfuye, bari baranankinguye ngira ngo ntabwo nari ndiho. Mu bugingo ariho harimo amarangamutima, ariho harimo umujinya se cyangwa gukaruma iki kwifata, harimo indangagaciro. Nta ndangagaciro nari mfite, kubera ko ntabwo nagiraga kubaha umuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo kuvuga ngo kubaha ngiye ngo ndakubahura umuntu mukuru gute se, umuntu wanywera urumogi se yakubaha gute? Kubera ko twagiraga imyumvire kuvuga ngo nyine nimba numvaga ko iyo wanywera urumogi hari indi si burimo, buri swing. Ntabwo nzibagirwa umunsi umwe twari turi ku ishuri, bafata abana twasangiye urumogi, benshi barabamenye barabafata, dusigara turabana nka 4 batafashe gutyo, barabakubita ewana, baravuga ati muvuga abandi musangire urumogi, banga kutuvuga. Ubwo twari turi mu ntebe turi gutitira. Ndabyuka nigaga mu 6 primaire, twaburaga nk'ibyumweru na bitatu ngo dukore examen national, turatitira, barabakubita banga kutuvuga. Kubera ko iyo umuntu abanywa urumogi, iyo basangira, hari ikintu bavuga ngo ntabwo yatanga undi, ntabwo yashobora kuba yavuga umugenzi we, cyangwa se ngo ajye ngo atange umupushayi. Umupushayi ntabwo mwamenye, umupushayi ni umuntu ucuruza urumogi. Umupushayi ni umuntu ucuruza urumogi. Buriya umuntu ucuruza urumogi ntabwo ashobora gutangwa n'urumwa. Iyo mutanze abaye Babiloni, ubundi ntabwo aba ari byo. Ubundi nyine muri iyo si yabo, ndi kuvuga mu isi yabo, kubera ko twebwe iyo bamfataga narunyweye, ntabwo nashobora kuba natanga undi twarusangiye, cyangwa se ngo ntange umupushayi. Ewana, uwo munsi rero barabafata barakubita banga kudutanga. Ndabyibuka ewana, twari dufite hari amaterme bita ngo reja naho baruroringira. Kururoringa no kuvuga ngo no kuruprepara, kurutunganya, nibyo bita kururoringa. Marigara twabaga turimo ewana hose, ahantu bita Kabavu, ahaza Amasoro, kwa Mudenge, ahantu ngaho za Kimironko ya mbere hari ruguru mu mirima, abantu benshi bari batuzi nyine. Ariko twe turi n'abana, urumva ko tugifite amaraso ashyushye, ariko mu by'ukuri fitire yacu ntabwo ari nziza. Ibyo navuze ngo agakiza iyo kaje gakora ku bice bitatu: umwuka n'umubiri n'ubugingo. Aho hantu rero ko ari hatatu hose, ntabwo nafite icyizere cyo ntabwo nashobora kujya imbere y'abantu ngo mvuge, sinari kuvuga iki, nari gutanga iki, nta kintu nari mfite. Kandi noneho uretse no kuvuga ngo nta n'ikintu nari mfite, nta nubwo nakoraga etide uvuga ngo umwana akora etide yige asubire mu byo yize. No mu ishuri ntabwo navuga ngo byari bimeze neza mu by'ukuri, kubera ko ntabwo nari mfite umutima wo kuba nakora ikintu cyo kwiga cyangwa se cyo kuneza ababyeyi, kubera ko n'ubundi urumogi rwari rwarambaza. Cyakora cyo futu yo narayikundaga. Hanyuma uko iminsi igenda iza, 2008 ndagenda nanone numva ubuhamya bwa Apostle Joshua Masasu, nkakurikira inyigisho, ariko nkumva nta kintu nkumva ndacyari imbata, nkashaka guhinduka ariko nkumva ndi imbata. Ariko bigeze 2009 mfata umwanzuro
ndavuga ati Yesu ndagutumiza mu buzima bwanjye, ndakwakira imbere umwami n'umukiza. Uwo munsi ntabwo nabyibagirwa kubera ko ni nabwo nabatijwe, numva nuzuye umunezero muri njyewe kubera ko nagiye kubatizwa numva koko meze nabi, ndemerewe, nari meze nk'umuntu barambitseho urusyo ukuntu, numvaga meze nabi, numvaga ndushye, numvaga ubuzima bwanjye buri gutakana, ubuzima bwanjye bwatakaraga mbubona. Hari ukuntu utakaza ikintu kibona ariko ukabona nta mbaraga ufite zo kugira ngo ukigarure. Uwo munsi rero cyangwa se icyo gihe nari meze gutyo, ntabwo nari mfite imbaraga zo kuba navuga ngo ndava ahangaha ndajya ahangaha, kuko nta na vision nari mfite, nta cyerekezo, gahunda ko ari gukina umupira no kwinywera urumogi, nta kindi. So maze kumwakira rero, yakoze ku bice bitatu nari mvuze, nibwo natangiye kumva ko muri njyewe ntabwo biba uwo munsi ngo uhite uhinduka denku, ngo uhite uba umuntu wajya imbere y'abantu uvuge, ngo uhite uba ugira content, no, ni step by step. Ndashimira Imana ko ijambo ryo ravuga ngo muri Yohana 8:32 haravuga ngo Yesu abwira abamwizeye, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ngo nimuguma mu ijambo ryanyu muzamenya ukuri niko kuzabatura. Uko nagendaga ntinda maze kumenya Kristo, maze kumwegura ubuzima bwanjye, nageze ahantu mu kintu cyangoye cya mbere, ndaza kugera kuri iryo jambo. Mu kintu cyangoye cya mbere nukureka bari bankikije, inshuti zanjye zo nitaga inshuti, kuko bazaga kundeba, baza kundeba ngo tujyane gusangira urumogi. Ngera ahantu none niga strategy ndavuga ngo rero aba bantu kugira ngo mbareke cyangwa se kugira ngo ntangire inzira yanjye nemeye nzima ya Kristo, nuko ntagendana nabo. Ndabyibuka bazaga rimwe na rimwe kundeba, nkabwira ko ndi ku miti, ko ndwaye, ntashobora kunywa urumogi. Uko iminsi igenda iza baza kundeba mbabwira gutyo, kuko rero imaze kuba determine, niyemeje kubivamo, bagenda banyita Babiloni, ngo Lionel uri Babiloni, usigaye waranze kutujoininga, twahura mu nzira ngo tujye kunywa urumogi, nkabwira ko ndi ku miti. Nuko naje guceceka ku nshuti zanjye z'icyo gihe, nza gukizwa. Bavandimwe, ikintu cya mbere kigoye kureka ni inshuti, abantu uri kumwe nabo. Iyo uri kumwe n'abantu mwakoranye ibyaha cyangwa se mukorana ibyaha, niba ushaka gukizwa by'ukuri, va muri abo bantu, kubera ko ntabwo bishoboka ko wakizwa by'ukuri uri mu bantu n'ubundi mukorana ibyaha cyangwa se mwabagana nabo mukorana ibyaha. Ikintu cya mbere cyagufasha kuva mu bubata cyangwa se kwiyegurira Imana by'ukuri, ni ukuva mu bantu bashoboraga gutuma ukora ibyaha n'ubundi byari byarakubaza. Icyo kintu rero nicyo naje gusobanukirwa ko nkwiriye kukireka. Maze kukireka nibwo rero naje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndabatizwa, numva umunezero uranyuzuye, ntangira inzira y'agakiza, ngenda mpinduka gahoro gahoro, kubera ko ni urugendo, ntabwo uhita uhinduka umunsi umwe ngo uhite ukora ibidasanzwe cyangwa se ngo umenye ijambo ry'Imana bidasanzwe. Rero ntangira kwitoza kujya nsoma ijambo ry'Imana buri munsi, nkavuga ngo nimba ndya nkaba nananywa, niba mu gitondo mbyuka nkanywa icyayi, saa sita nkarya, nijoro nkarya, ngiye gufata gahunda byibura nanjye ku munsi, sinzajye mara umunsi ntasenze, byibura isaha imwe, nkabigira gahunda, ngira discipline, nshyiraho amahame. Nuko natangira urugendo, ngenda mpinduka gahoro. None uko nagendaga mpinduka, niko Yesu yagendaga akora ku bice bikora bitatu: umwuka, umubiri n'ubugingo. Mu buryo bw'imitekerereze ndahinduka, ntangira kubona ibindi bintu uko ntabibonaga, ntangira kubona neza icyerekezo cyane. Yesu ampa icyerekezo mu buryo buzima bweruye. Noneho atangira kunyereka n'ibindi bintu karande, atangira kunyereka yuko naraboshywe iki. Noneho ntangira guha agaciro ibintu byo kwiga, navuga ati noneho niba nshaka kugera ahantu koko nkwiriye, kuko Bibiliya navuga ngo icyo uzabiba nicyo uzasarura. Bibiliya iravuga ngo niko ijambo ry'Imana ngo ntimuyobe, kuko Imana itanegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abibye ari cyo asarura. Nza noneho kwibuka yuko ninza kubiba neza no mu bisanzwe, mu buzima busanzwe, umuntu yabibye asaba icyo yabibye. Ndavuga ati noneho reka niyemeze, ntangira gukurikira inzira yo kwiga, kuba discipline, kwitoza, kubana n'abantu, gukora imirimo imwe n'imwe. Noneho ntangira gufata n'imirimo muri church, mu rusengero, kuko naretse ya groupe twakoranaga ibyaha, nibwo naje kujya mu rusengero. Noneho ntangira gukreatinga izindi nshuti, ntangira kujya mu itorero nyine gukora umurimo w'Imana. Aribwo na joininze itsinda riramya Imana mu kuramya no guhimbaza mu mbyino. Hanyuma
nza kujya no mu banyamasengesho. Uko nagendaga niyegurira Imana, uko nagendaga nsenga, niko Imana yagendaga impindura gahoro gahoro, umunsi ku wundi. Mu buryo bw'umwuka, mu bugingo, ihindura amarangamutima. Ahari hari umujinya ihasimbuza ubugwaneza, ahari hari amahane ihasimbuza umutima utuje. Mbese Imana irampindura by'ukuri. Hanyuma nza kubona ko ikintu gikomeye ari ukugira intego mu buzima, ariko ntabwo wagira intego udafite Yesu. Biragoye ko wayigeraho, kubera ko Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero uwo Kristo uduha imbaraga, uyu munsi niwe naje kukubwira, ndagira ngo nkushishikarize wowe. Ushobora kuba umukobwa cyangwa se uri umuhungu uri mu bubata bw'icyaha runaka, cyangwa se wenda utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Njyewe n'umunsi naje guhamiriza yuko uwo Yesu narindi kukubwira n'uyu munsi ndi kuvuga niba nkuye aho hantu. Wenda biragoye ko nakwereka amafoto yanjye ukuntu nari nanameze. Umugani w'Abanyarwanda uravuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Uwo munsi njyewe ndebye ukuntu ari imeze, ntabwo wakwemera ko ari njyewe. Uyu munsi ukuntu umeze n'ukuntu ari imeze icyo gihe biratandukanye, kubera ko amahoro ari mu mutima agaragara no hanze. Yesu nawe yavuze aravuga ngo asubiye mu ijuru abwira Imana avuga ati ngo abo wantumye bose narabazanye, ngo uretse umwana wo kurimbuka. Arangije aravuga muri Yohana 17 aravuga ngo mbasigiye amahoro ngo adatangwa n'isi. Uyu munsi rero amahoro ndi kuvuga, cyangwa se uwo Yesu ndi kuvuga, ndi kumuvuga kubera ko ntafite amahoro ashingiye ku mafaranga, adashingiye ku bifatika, adashingiye ku rushakwa, adashingiye kuri viza, adashingiye ku mashuri. Ni amahoro ari mu mutima, afite ibyiringiro by'ejo hazaza ko mfite agakiza, kandi ko n'ubuzima uyu munsi ndimo hari ubundi buzima nzabamo, kandi nizeye ko nzabana na Kristo iteka meze neza. Uyu munsi rero ndi umudendezo. Ndashimira Imana ko ntakiri imbata y'icyaha. Ndashimira Imana ko Kristo yankuye mu bubata bw'icyaha. Ndashimira Imana ko uyu munsi ndi umudendezo. Ndashimira Imana ko nafite n'ejo heza hanjye hazaza. Ushobora kuba utarakizwa, nagushishikariza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akakubera umwami n'umukiza, kubera ko Bibiliya ivuga ngo ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze. Ariko izo mbaraga zawe ushobora kuba uri kuzikoresha mu bidafite umumaro, ushobora kuba uri kuzikoresha mu bidafite inyungu mu bwami bw'Imana. Zana izo mbaraga zawe dukorere Uwiteka. Zana izo mbaraga zawe duheshe Imana icyubahiro, kandi nzi ko nawe Imana yagushoboza. Nimba Imana yarashoboje, nawe yagushoboza. Ndagira nkusangize n'irindi jambo riri mu Roma 8:11 avuga ngo niba umwuka wari muri Kristo, niba umwuka w'Imana wari muri Kristo Yesu warabashe kumuzura, namwe izabazura. Yankuye mwumva mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se bw'ubugingo, aranzura, kandi mfite ubuzima bw'iteka ryose. Mfite n'icyizere ko nzabaho iteka ryose. Nawe yakuzura, nawe yakukura mu mva, nawe yagukurayo rwose. Birashoboka ko ubaswe wenda no kwikinisha, birashoboka ko ubaswe na pornography, birashoboka ko ubaswe n'ubusambanyi, n'urumogi, n'itabi, n'inzoga. Wenda ushobora no kuba unakijijwe wenda, ariko ubaswe n'icyo kintu. Ariko nagira nkushishikarize yuko tinda mu ijambo, shyiraho umwanya, shyiraho discipline zigushoboza kuba wakora umurimo w'Imana, watinda muri presence y'Imana. Nicyo kintu gishobora kukubatura mu bubata bwa Satani, kubera ko niko Yesu yavuze ko nidutinda mu ijambo ryiwe tuzava mu bubata, tubaturwe, tube aho umudendezo. Imana igushoboze. Ndashimira New Generation for Revival kuduha umwanya nk'uyu nguyu. Ndashimira wowe wateze amatwi ikiganiro, cyangwa se wateze amatwi no testimony. Imana iguha umugisha, ikugirire neza, kandi nizeye ntashidikanya ko numuha ubuzima bwawe uzahinduka. Ndagira ngo rero dusenge dusoza. Ndagira nkusengere wowe ushobora kuba wumva uvuga ngo ndihebye, ntabwo mfite ibyiringiro by'ejo hazaza, cyangwa se uvuga ngo narakijijwe ariko ndacyari imbata y'icyaha. Soma Yohana igice cya 8 ku murongo wa 32 kumanuka. Imana iragushoboza kumva icyo cyanditswe ko ngiye cyagize umumaro mu buzima bwawe. Reka rero musengere. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndagushima ko aho wankuye Mana. Ndagushimiye ko imirimo yawe yagaragaye ku buzima bwanjye, kandi ndagushimiye ko atari kubw'imbaraga zanjye, ahubwo ari kubw'imbaraga zawe. Mana, icyakuzanye mu isi ni ukugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi,
kuko icyazanye Satani nawe ari ukwica no kureba no kurimbura. Ariko ndagushimiye ko njye ntari mu barimbuka, ndagushimiye ko njye ntari mu bo yishe, ndagushimiye ko njyewe ntari mu bo yibye. Ariko ndakwerekana mwene data uri kunyumva, uri kunkurikira, birashoboka ko ari mu bihe bibi, birashoboka ko atakwakiriye, ariko ndakwinginze kugira ngo niba ubashe kumwemeza, niba ubashe mwami kumugenderera, Mwuka Wera ukamwemeza, umukize, umufashe, umuhe ubugingo buhoraho. Kandi n'undi wese mwami uri kutwumva ushobora kuba yarakwakiriye ariko ari mu bubata bw'icyaha, mwami umubature mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kubw'iki kiganiro, ndagushimiye kubwo umuntu wese uri kumva wateze amatwi iki kiganiro, umuhe umugisha kandi Uwiteka Nyiringabo utange umunezero n'amahoro n'umudendezo mu izina rya Yesu Kristo dusabye n'inginga. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, urakoze.